twageze kwa Etat Civil dusanga ari kumwe na wa mugabo ugiye kudushimutira iki umwana. Ntago byoroshye kuko namaze kumenya yuko umwana wanjye bagiye kumushimuta bakamujyana muri Omani. None umwana najye naho tutazi ejo bakamwica. Yego. Ntago icyo gihe ubuyobozi nibwo zabwabigezemo uruhara. Ese ibyo bigo bya Omani bajyana abantu kabana babajyana muri Omani abantu bagapirayo leta ikarwana n'ikibazo cyo kugarura abo bantu. Yego. Ntago ibyo bintu yagenga ngo wakagabo ngo sohoka turategetse ngo cyangwa uvuye ngo tito tugufunga. Muradufungira umwana wacu. Yego. Goroba Etat Civil we arampamagaye arambwira ngo maze kumva ngo itegeko ngo ngo nahisemo kubasezeranya. Ndangije ndamubwira tese Etat Civil ko wumvishije itegeko rigomba kubasezeranya kuki utaduhamagaye nk'ababyeyi kandi twari duhari kugira ngo natwe nitwumva iryo tegeko rihari tunabasinyire. Ubwo ushatse kumbwira ko umwana wanjye mutamushakiye abakomisiyoneri baje kumusinyira. Ndangije Etat Civil avuga ngo ibyo twakoze twabikoze twabirangije kandi nta kindi mwarenzaho. Ndamubwira ni rero ngewe nzaze ejo ku murenge nze kubaza nde umuyobozi mukuru gitifu. Nahageze maze kuhagera sanga gitifu yicaranye na Etat Civil. Urabona mbona nta n'ukundi nyewe bimeze kuko nabonaga ameze nk'uwo baguze. Ndangije gitifu w'umurenge aravuga ngo nta kundi tugomba kubasezeranya ngo kubera ko bahita muri ibyo twifuza ngo bahite mu nzira nziza ngo ibyo ntago bibareba ngo bahita mu muryango baca mu irembo bataca mu irembo ngo ibyo ntago bibareba ngo igikuru nuko baje babasaba ngo kubasezeranya. Ngenda babwira nti ubu ngubu hari itegeko risigaye ryambura umwana ababyeyi neza bikarangira. Yagiye kusubiza arasubiza ngo ahubwo naruha ngo nejo uzaza umutunge. Avuze ngo naruha nzaza mutunge ubwo umutima wandiye mitamaguruka nuzuye amaganya n'agahinda. Ndigendera. Twebwe kugira ngo batubwire neza ahubwo batubwiye ngo nimukomeza gutera urusaku turahita tubafunga. Abo ni abayobozi babibabwiye. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gitega na komanda waho w'umumama uhari. Yego. Jewe ubwanjye bahise namwe ngo sohoka wakagabo. Ayo ni amagambo bakwibwira. Nuvuga turagufunga. Nababwira se muza amakimbirane ari muri iyi miryango. Arangije aratubwira ngo kuba uyu muhungu agiye gusezerana n'uno mukobwa wanyu ntacyo bitwaye kubera ko barakundanye. Turamubwira tuti rero kuba barakundanye ntago tubyanze ariko twebwe turashaka kugira ngo tumenye aho umwana agiye. Mu gihe tutazi aho umwana wacu agiye niyo mpamvu dushaka ko ibi bintu mu bihagarika kugira ngo imiryango ibanze isubire inyuma. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona. Yes, ikaze kuri mwese abadukunda n'abadukurikira. Rero tugeze ahangaha ku murenge wa Gitega niho turi, ariko bibaye ngombwa ko tujya ku ruhande gatoya kugira ngo tuze kuganira n'aba babyeyi babiri kubwo ikibazo bahuye nacyo bari buze kuza kudusobanurira kugira ngo babwire abanyarwanda ndetse n'abandi bari hirya no hino hatandukanye kugira ngo bashobore kuba bakemurirwa ikibazo. Ndetse igitekerezo cyawe ni nyamibwa, kirakenewe cyane. Niba uri umubyeyi nawe warabyaye umwana bana natwe ze kunza kumva ikibazo cyaba ngaba kugira ngo nawe uze kugitangaho igitekerezo uko byumva ndetse
naho bishoboye kugera hose bihagire kugira ngo abantu bashobore kunyurwa n'ibyemezo bagomba gufatirwa. Reka dutangire n'umubyeyi ufite mikrofone, tuguhaye ikaze. Amazina yawe ninde, wakibwira abantu bagukurikiye? Nitwa Ntakirutimana Marie Chantal. Yego. Ndi umubyeyi w'umutware n'abana. Yego. Uwo mubyeyi w'imyaka ingahe? Mfite imyaka 41. Ufite abana 8. By'umwihariko turi hano ku kibazo cy'umwana wawe. N'umwana wawe bakangahe? N'umwana wanjye wa 3. Yego, nawe tuguhaye ikaze, wakibwira abantu bagukurikiye amazina yawe by'umwihariko? Byukuri nitwa Mazimaka Jean de Dieu. Birango nkuko mubona twazindukira no ku murenge wa Gitega. Yego. Aha dufite ikibazo cy'umwana wacu. Witwa kagiye gusezerana ariko umuryango ukaba utabizi. Uwo mwana wanyu yitwa nde? Mwita Flora. Amazina ye nyirizina, amazina yitwa yitwa Uwisenga Fabiola. Uwisenga Fabiola. Yego, Uwisenga Fabiola, wowe uri iki kuri we nyirizina? Wowe ngewe ndi mama we. Yego, uri mama we. Reka tuze kuganira turebana cyangwa se nyine tuvuga cyane kugira ngo ntacyo nishaka kureba abantu hari kuri kamera. Twahisemo muri uburyo kugira ngo bize kumvikana. Wowe uri umubyeyi we. Nge ndi mama we. Wamubyaye ryari? Namubyaye muri 2004. 2004. Ikibazo gihari tubwire, ikibazo gihari uyu munsi cyatumye we n'umuryango wawe utari mutoya muzindukira ahangaha ku murenge wa Gitega kuri munsi wo kuwa 4 ni ikihe? Dusobanurire. Ikibazo kiri hari ikintu cyaturaje ishinga nyine kikatuma ari papa we n'abavandimwe n'imiryango duhaguruka. Twaje kwinjira muri iki kibazo kuko twumvishije ari ikibazo gitukomereye. Twebwe nk'umwana wacu twabyaye, twagiye kubona tubona umuhungu araje aratubwiye ngo aramukunda. Arangije kutubwira ngo aramukunda, turamubwira ngo amukunda urukundo rumeze gute? Abitubwira. Yego. Aratubwira ati jewe mukunda urukundo rw'uko tuzabana. Yego. Turamubwira tuti rero natwe ntabwo tubyanze, ariko mu gihe mugiye kutangiza umushinga nk'uyu turashaka kugira ngo tubanze tumenyane. Ubundi wowe uruwa hehe? Aratubwira ngo genda uw'Icyangugu. Turamubwira tuti rero wowe twakubonye turashaka ababyeyi. Yego. Ababyeyi umuhungu yaragiye, ntabwo twongeye kubona umuhungu. Twarategereje turaheba. Yego. Hakaba hari umwana wiganye n'uwacu. Ubu ngubu ari mu Bushinwa. Yego. Araduhamagara ejo bundi aratubwira ati uzi ko umwana wanyu bashobora kuba baramuroze. Ati bagiye kumwandikisha mu murenge atazasezerana kuwa 4. Mutabizi? Ntago twari tubizi pe. Twebwe twambije ukuntu uwo mu Bushinwa araduhamagara. Yego, ariko pardon gato, abantu baze kwihangana bitewe nuko turi gukorera mu mvura, nyine imvura iraguye, ariko nago tugomba guhagarika gukora. Abantu baze kwihanganira amajwi batuze bari buze kumva uko ibintu bimeze. Yego, komeza nta kibazo. Ubwo mu Bushinwa araguhamagara. None twebwe dukora ubushakashatsi kugira ngo koko turebe ko wa murenge uhari. Nk'umubyeyi ngewe na papa we kuwa 2 turaza. Tumaze kuhagera tujya kwa Etat Civil. Yego. Etat Civil turamubaza tuti twumvishije twebwe inkuru y'Icyamugongo. None tuje kureba koko kw'ibyo bintu ari byo. Yego. Etat Civil atubwira ati nibiki, turamusobanurira ukuntu umuntu yaje kutwandikishiriza umwana mu murenge tutabizi. Yego. Aratubwira ngo reka turebere. Areba kuri liste y'abantu bazasezerana kuwa 4. Aratubwira ati bariho. Turamubwira tuti rero Etat Civil ibi bintu ntago ari byo. Ubu ni ukudushimutira umwana. Etat Civil ati rero ejo kuwa 3 baziga. Yego. Baziga umunsi wa nyuma. Ejo muzaze
tuzabihagarikisha. yego Twarazindutse ejo turagenda. yego Twageze kwa etat civile dusanga ari kumwe na wa mugabo ugiye kudushimutira iki umwana. Turangije turinjira, tumaze kwinjira tubwira etat civile ati uyu ari ku kibazo natwe ubwo wajyanye nande? Nari najyanye na papa w'umwana. Papa dusangayo wa mugabo ugiye gusezerana n'umukobwa wacu. Tubwire etat civile tuti uyu afite ikibazo, nkubwira ngo nitugende hanze ngo araduhamagara. Yahise ahaguruka ashyiramo urufunguzo. Amaze gushyiramo urufunguzo bamaranye amasaha 2 tukiri hanze dutegereje kwaza kuduhamagara. Aho adukinguriye arangije aratubwira ngo kuba uyu muhungu agiye gusezerana n'uno mukobwa wanyu ntacyo bitwaye kubera ko barakundanye. Turamubwira tuti rero kuba barakundanye ntago tubyanze, ariko twebwe turashaka kugira ngo tumenye aho umwana agiye. Mu gihe tutazi aho umwana wacu agiye, niyo mpamvu dushaka ko ibi bintu mubihagarika kugira ngo imiryango ibanze isubire inyuma, ibanze iterane, nimara guterana twige ku kibazo cy'aba bana. Etat civile yaratubwiye ati ibyo ndabihagaritse rwose, byo gusezerana ndabihagaritse, nimutahe n'aba batahe. Ubwo bagende, nibamara kugenda bazongera, nibamara guca mu nzira nziza bazongera bagaruke tugire gute tubasezeranye, cyangwa bazajya no ku wundi murenge. Ariko kuko jewe nabonaga etat civile yasaga nkaho ari kutwikuraho, naramubwiye ngo duha akanyandiko kagaragaza yuko udagomba gukora iri kosa. Arangije agiye kusubiza arambwira ngo mada ngo taha, ngo ntabwo nasezeranye umwana wawe ngo utabishaka. Ndamubwira ati nyamara etat civile ibi bintu nubwo uri kubikinisha ntago byoroshye, kuko namaze kumenya yuko umwana wanjye bagiye kumushimuta bakamujyana muri Omani. Barimo barashaka kugira ngo babone amarese pase yo kujya muri Omani. Amakuru uyafite? Amakuru turayafite. Urumva? Arambwira ngo nitutahe, turataha koko nabo turatahana. Yego. Umukobwa wanjye nawe bari bamuhamagaye. Yego. N'uwo muhungu turataha twese turagenda, ariko jewe urumva twatahanye n'umutware, abandi nabo bajya ukwabo. Ubwo kuntu etat civile rero yongeye kubahamagara ntabwo tubizi. Ngiye nagiye kumva numva nimugoroba etat civile we arampamagaye arambwira ngo maze kumva ngo itegeko ngo giye ngo nahisemo kubasezeranya. Ndangije ndamubwira tese etat civile ko wumvishije itegeko rigomba kubasezeranya, kuki utaduhamagaye nk'ababyeyi kandi twari duhari kugira ngo natwe nitwumva iryo tegeko rihari tunabasinyire. Ubwo ushatse kumbwira ko umwana wanjye mutamushakiye abakomisiyoneri baje kumusinyira. Ndangije etat civile avuga ngo ibyo twakoze twabikoze twabirangije kandi nta kindi mwarenzaho. Ndamubwira ni rero ngewe nzaze ejo ku murenge nze kubaza umuyobozi mukuru gitifu. Nahageze maze kuhagera sanga gitifu yicaranye na etat civile. Urabona mbona nta n'ukundi ngewe bimeze, kuko nabonaga ameze nk'uwo baguze. Ndangije gitifu w'umurenge aravuga ngo nta kundi tugomba kubasezeranya ngo kubera ko bahita muri ibyo twifuza ngo bahite mu nzira nziza, ngo ibyo ntago bibareba,
ngo bahita mu muryango baca mu irembo bataca mu irembo ngo ibyo ntabwo bibareba ngo igikuru ni uko baje babasaba ngo kubasezeranya ngenda babwira nti ubu ngubu hari itegeko risigaye ryambura umwana ababyeyi neza neza bikarangira yagiye kusubiza arasubiza ngo ahubwo naruha ngo n'ejo uzaza umutunge avuze ngo naruha nzaza mutunge ubwo umutima wandiye mitamaguruka nuzuye amaganya n'agahinda ndigendera mama turakomeza kuganira ariko nanone tuze gukura abantu bakurikiye iki kiganiro cyacu mu rungabangaba hari byinshi usa nk'uwasimbutse mbere yuko abana baza kujya mu murenge hari imisango ibanza mu rugo kuba umusore yagera mu rugo ese uwo musore yaba yarigeze aza mu rugo kubaka umukobwa ese umukobwa wanyu we muraganira ndagira ngo umbwire umubano wawe n'umukobwa wawe aka kanya ngewe umubano wanjye n'umukobwa wanjye ubundi wari mwiza atari yahura n'uwo muntu ugiye muvuga ko ari umutekamutwe atari yahura n'uwo mutekamutwe umwana wanjye nta kibazo yari afite oya ni ukuri urebye ibintu turi ntabwo umubona nk'umukwe wawe nyine impamvu ntabona nk'umukwe wanjye ntabwo yaje mu nzira nziza nicyo gituma mvuga ngo ibintu barimo byose bimeze nk'ubutekamutwe umukobwa wawe we mubanye gute we urumva nk'umwana wawe kuba agiye kujya mu murenge icyo kintu uze kugitindaho ugisobanurira abantu kugira ngo babyumve neza kuko aka kanya nanjye ubwanjye ntago ndabyumva neza uko wowe ubanye n'umwana wawe kugira ngo ajye guca mu murenge ajye gusezerana utabizi ese aho nimwaba mufitanye ibibazo nta bibazo dufitanye bikagenda karindi nta bibazo dufitanye ibibazo dufitanye nuko kuva yamenyana n'uwo muhungu bamenyanye hashize nk'amezi nk'ane cyangwa 5 ane yonyine amezi 4 yonyine cyangwa 5 hagati aho ngaho naho ubundi umwana wanjye yari umwana mwiza ariko kubera ko uwo muhungu nimba hari ikintu ashobora kuba hari inyuma y'ibyo bintu twebwe tutazi we yagiye amugaragariza yuko twebwe nk'umuryango ahari ntacyo yamuciye ku muryango neza arabyemera umwana wanjye afite bakuru be baranararana ku buriri bumwe n'ubu yaraye iwanjye bakuru be bamubwiraga ati wa mwana we kubera iki wifashe gutya bareba mwigisha ariko wowe iyo muganiriye urumva muri mu nzu imwe hari bakuru be hari abandi bantu bo mu miryango mushobora kuba baza bakamuganiriza iyo muganiriye mwumva ibitekerezo byariye bihababwira ngo iyo tuganiriye wumva nta n'ikintu aba ashaka kutubwira nta kintu abivugaho mu magambo yawe wagarutseho uragira uti umwana wanjye ashobora kuba yararozwe ushingira kuki uvuga ko yarozwe ngewe shingira kuba ko umwana wanjye yari muzima duhuza mu bitekerezo ariko akimara uwo muhungu akimara kuza mu buzima bwe ibitekerezo byahise bihinduka wavuze ngo umwana wawe ashobora kuba agiye gucuruzwa muri Omani ayo makuru waba warayakuye hehe kugira ngo ugire gihamya kivuga ko umukobwa wawe agiye gucuruzwa ayo makuru ni uko umwana we yahoraga avuga ngo agiye gukora ubukwe ngo kandi ngo bagiye guhita bajya hanze noneho twebwe tukamubwira ngo ese hanze murashaka guhita mujya hehe ngo bashobora ngo kuzajya ngo muri Omani tukamubaza tutese ubwo bukwe buzaba mugahita mugenda muri Omani uwo muhungu afiteyo imiryango nihiyo yiwabo ngo afiteyo ngo bene wabo ngayo nguko natwe twayakuye kurinde ku mukobwa wacu reka tuze kuganira n'uno mupapa mo gake nawe ntago
twamwimye ijambo. Papa ndagira ngo uze kutubwira umukobwa wanyu babikubwiye ryari, mwabifashe gute kuba umwana agiye kujya gusezerana mutabizi, ndetse n'uwo mukwe wanyu atarigeze agera mu rugo? murakoze. Mu by'ukuri ndi se wabo w'uwo mwana. Yego. Vukana na papa we. Ababyeyi barampamagaye bamenyesha icyo kibazo. Yego. Maze kuhagera nganiriza n'umwana, turaganira. Umwana nawe ansaba ko nabafasha icyo kibazo. Wageze mu rugo? Nageze mu rugo. Yego. Umwana musaba ko yahamagara uwo mugabo wiwe bagiye kubana. Tuganire numve koko ibyo yamwijeje ko ari byo. Yego. Umugabo naramutumije araza, turi umuryango twese, turi benshi twose. Tubicamo turabiganira. Nsanga ibi bintu tumaze kubiganira bambwira ko hagiye habamo ngo mu barokore, mu byumba by'abarokore. Yego. Ngo ababyeyi bamubwiye ko ngo Imana yamuhanuriye ko uwo mukobwa agiye kumutwara. Byaciye mu bahanuzi ibyo ngibyo. Umusore abibabwiye? Umusore ariko abimbwira. Yego. Ati niyerekwa, niyo mpamvu nge ntigeze mbasha kubimenyesha Imana yabiteguye. Ubu ko Imana yateguye? Arambwira ati ariko kuba muntumijeho nk'umuryango, mukaba munsabye ko umuryango wawe ukamenyana n'ababyeyi. Yego. Kandi nkaba mfite n'umurenge nifuza ko muzaza kunsinyira mu muryango. Nemeje ko kuwa kabiri umuryango uzaza tugaca mu irembo. Kuwa kabiri. Yego. Twiriwe ababyeyi batumije inshuti n'abavandimwe birirwa bategereje umuntu, baraheba. Muraheba? Baraheba. Abashyitsi barataha. Nibwo twagize bararya baritaye. Nibwo twagize impungenge turavuga si umuntu ko yatubwiye ko no ku murenge tuzamusinyira kuwa gatatu. Wajyayo tukajya kureba koko ibi bintu atari ukubeshya. Yego. Tugeze ku murenge kibwange n'igihe winjiyemo mbanza kubaza ita civile. Mubwira ibibazo dufite. Ariko bitarajyaho ngaho umwana akaba yari yambwiye ko umugabo yamubwiye ko bashaka kujya muri Omani. Yego. Ariko ko bashaka yamwijeje ko bazabanza gusezerana kugira ngo umuryango utazabyitambikamo, agahita bajya gusinyisha ibyangombwa ngo agahita bajya muri Omani. Ibyo umumama yari yabitubwiye. Muhamagara umusore ku munsi wo kuwa kabiri, mwateguye nibyo nk'abantu mugiye guhura, imiryango igiye guhura, yababwiye ko ari iyihe mpamvu atigeze aza? Twe twarategereje, dutegereza ko umuntu anagira icyo atubwira. Umwana we yaje ameze nk'umusaza, arambwira ati dadi, ati jewe iwabo w'umuryango ngo bavuze ngo ntibabishaka, ngo ntibanshaka. Ngo niko umusore yambwiye. Ngo twumva ko ariko bimeze. Ubwo umukobwa wanyu yarabenzwe? Niko umwana we yatubwiraga. Kuko umwana ubonaga yarameze nk'ufite toromo. Turavuga nyamara ibi bintu uyu mwana, uyu mugabo agiye kurohoma. Cyane cyane kandi n'umugabo ukuze. Afite imyaka nk'ingahe? Urebye ari nko mu myaka 40. 40? Umukobwa wanyu akaba afite? Afite 21. 21? Yego. Turavuga ibi bintu, reka tubanze tuye kureba mu buyobozi koko n'ibyo umurenge avuga ko ari byo. Ngeze mu buyobozi, Gete Seville yarandebeye arambwiye atariko twebwe bapurayinga muri system. Ntago nari kumenya ikibazo kiri muri uwo muryango. Yego. Koko ntago twagenda hose. None nk'ababyeyi yahise nahamagara n'uwo mugabo. Yego. Amuhamagara kuri telefone ye. Turi kumva. Yego. Ati rero harimo ikibazo cy'umuryango. Ese ibisabwa kugira ngo mbere yo gusezerana mwavuganye n'umuryango? Yego. Ati banziho gakeya. None se ibyo guca mu irembo no kuzana ababyeyi waba warabikoze? Ngo ntabyo nakoze. Ati rero ibyo bintu birasaba ko mwabanza mukavugana n'umuryango. Ejo mbabwiye ko bazaza no kuwa gatatu. Ibyo bintu mukabanza mukabyumvikanaho, tukabihagarikamo atabyumvikajeho. Yego. Ati nuba ari uko bimeze, ati turaza kubisuzuma. Twaramanutse kuko etasabira yatwemera ko babihagaritse. Tugeze mu rugo twicara nk'umuryango turongera dukora inama. Yego. Duhamagara wa musore. Kuri telefone turamubwira ibi bintu turi kuvugana mo turabirekodinga.
ikibazo cyabaye ni ikihe kutamenyesha umuryango ko habayemo ikibazo umuryango wawe wanze umukobwa wacu ko nta kibazo dufite turagushyingira yego nibyo twasezeranye wari wemeje ko tuza kugusinyira kuwa gatatu ese tuzaza gusinyira umuntu nibyo mwavuze byo kuza guca mu irembo tutarigeze tumenya umuryango wacu yego cyangwa umwana ibyo ari kutubwira ko ushaka kumujyana mu mahanga muri Oman ngira ngo murabizi dufite ikibazo cy'abantu b'abakobwa bari kugurisha muri Oman twagize ubwoba n'ukuri namwe kandi mwabyumva nk'ababyeyi tugira ubwoba turamaze se ko muri anaho mu mahanga mushaka kujya ko tuzi ko nta kazi kandi kabayo yego hakaba hagurishwa y'abana b'abakobwa benshi urishwa koko ibintu uri gukora ni uri tayari ati jewe ibyo ngibyo ntibindora jewe abana umwana twarabyumvikanye umusore yababwiye ko ibyo bitamureba ibi bitamurora none se niba mwarabyumvikana tuzaza gusinya ibintu dusinyira umwana bamujyana uzamujyana ahantu tutazi nta babyeyi bawe tuzi ngo tubagane n'ababyeyi natwe ubwacu ntituzi aho hakagira imana ibyo bintu ko twamaze guhagarikisha mu murenge niki kintu cyatumye mutekereza kuvuga ngo twege turemera kugushyingira mutazi uwo muntu mu kuganira tumaze kuganira turi kumwe n'umwana n'ababyeyi ubwo yatwiyemereye ko kuwa kabiri azazana umuryango we bagaca mu irembo bakaganira mbere yo kujya ku murenge yego noneho kuwa gatatu ngo tukaza kubasinyira kuwa kane ngo kare babasezerane turamubwira rero nk'abantu bakundanye twebwe nk'ababyeyi nta kibazo dufite nta n'impungenge turakwemereye kuwa kabiri uzaza n'ababyeyi tubaganire nk'ababyeyi noneho tunamenyane ejo umwana nanagira n'ikibazo nyina azaza kumusura dore bakuru be bazaza kumusura nubagize n'ikibazo nibo bamurwaza ababyeyi nabo nibamenyane n'ababyeyi yego nabo nta kibazo bazaza bahura nk'ababyeyi bamenyane mwabukwe ni data bukwe nta kibazo yego ariko icyadutunguye ni ukumva kuwa gatatu nabwo wa mugabo bya nshingano ntiyazubahirije ngo tuganire tumenye umuryango wiwe ahubwo ikintu cyadutangaje ni uko twasanze tugarutse ku murenge dusanga ari kumwe na Etat Civile n'umuyobozi wa polisi w'umurenge yego muri mu magambo yanyu muvugana agahinda mubabaye cyane ngire ngo umuntu ukurikiye iki kiganiro abona ko yaba umumama arababaye kuko ngo mwageze no ku murenge barabirukana aka kanya ni iki kintu mwisabira inzego zo hejuru muri kuvuga muti turatabaza umwana wacu agiye kugurishwa kandi hari n'abayobozi babigizemo uruhare mu by'ukuri ni nacyo kintu kitubabaje ubona dufite agahinda n'abandi n'imiryango yacu twese birababaje kwiyambaza ubuyobozi twebwe twahageze tuzi ko tugiye kubaza umunyamabanga nshingwabikorwa dusanga ari mu nama y'umutekano duhamagara muri sare yego yicanye n'umuyobozi wa polisi tubimutekerezaho n'ikibazo dufite twebwe kugira ngo batubwire neza ahubwo batubwiye ngo nimukomeza gutera urusaku turahita tubafunga abo ni abayobozi babibabwiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega na komanda waho w'umumama uhari yego jewe ubwanjye bahise banambwira ngo sohoka wakagabo ayo ni amagambo bakwibwira nuvuga turagufunga nababwira se muza amakimbirane ari muri iyi miryango mbaho urugero ndabwira nanjye ubwanjye ejo bundi naburanye divorce umugore wanjye yafashe umwana wanjye aramugurisha nanjye Uganda umwana nagiye kumugarura bimeze nabi none umwana najya naho tutazi ejo bakamwica yego ntago icyo gihe ubuyobozi nibwo bwabigizemo uruhara ese ibyo bihugu bya Oman bajyana abantu k'abana babajyana muri Oman abantu bagapfirayo leta ikarwana n'ikibazo cyo kugarura abo bantu yego ntago ibyo bintu yagira ngo wakagabo ngo sohoka turategetse ngo cyangwa uvuye ngo tito tugufunga muradufungira umwana wacu yego none se ntago mushaka ngo kwanze ngo wa mugore we abwira mama we ngo uwo mwana yamaze gukura ni umugore nk'umugore mugenzi wawe yego nta burenganzira ufite bwo kuvugira uwo mwana nubabara twebwe turamusezeranya ku gahato ndababaza se nk'abayobozi mu mategeko ko byemerewe guhuza umuryango kuki mutahamagara umuryango w'umuhungu mbere yo kubasezeranya muhamagara n'umuryango w'umukobwa mukoresha ubuhuza tuganire tumenye ko n'uwo mwana hari bujye ngo we ngo nta burenganzira mufite ngo kwanze ngo nkawe ngo nta nicyo ngo pana nawe ngo kuba ari so wanyu umubere se wangu nta jambo ufite ngo toka soka twese twari mu muryango twese n'aba papa bose turi kumwe basigara bahata umumama ararira ararambirwa
muri make rero nk'icyo twasaba ubuyobozi n'igihugu cyacu muri rusange, yego ndahamya ko nta tegeko ribuza umubyeyi gukurikirana aho umwana agiye. yego Ndahamya ko n'ubuyobozi budafite uburenganzira bwo gufata ingamba z'ibyemezo bikakaye kugeza naho ukanga ababyeyi ngo ndabafunga ukangisha witwaje inshingano urimo. yego Ibyo rero tukabona n'ihohotera, dusaba ko ubuyobozi n'igihugu muri rusange dushinganisha umwana wacu natwe twishinganisha. yego Kuko igiterabwoba nk'iryo ngiryo turabona rikomeye. Uwo mwana ashobora mu kanya ntituzahagiye. Naramuka apfuye turasaba ko agize ikibazo uwo muryango wakurikiranwa n'ubuyobozi bwamusezeranyije, harimo umuyobozi ushinzwe umutekano, ari uri kudukanga umuyobozi wa polisi, harimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, harimo etat civil, bose bo ku Gitega. Bose uruhande rumwe wenda nabaza kubigendanye no gusinya n'amasinya y'ababyeyi, icyo byagenze bite baba mu by'ukuri ntabyo tuzi. Twe tumva ngo bo bafite ukuntu ubuyobozi bw'umurenge ngo bafata abantu bafashe ku ruhande bamusinyira mu ibanga. Ari nayo mpamvu ubona byaduteye impungenge n'ubwoba ko umwana tutazagiye kugwa. Tukibaza ukuntu umuyobozi atinyuka agafata inshingano, afite umwana afite ababyeyi, afite imiryango, agafata abantu ku ruhande baturutse ku ruhande tutanazi, na n'ubu ntabyo tunazi, kandi bose nyine umwana bakaza gusinyira umwana kandi umwana afite umuryango. Tukibaza n'impamvu ubuyobozi budafata inshingano ngo bukore bahuza umuryango, babanze baganire kuri icyo kibazo, ahubwo bo bakagukanga ko bari bugufunge. Muri make murumva ko ibyo bintu biteye impungenge, tugasaba ko leta yatubariza ubwo buyobozi ububasha bafite ku burenganzira bw'umwana kugeza ubaza ikibazo cy'umuryango wawe ngo turagufunga. mpereza uwo mama uri umubyeyi uganira n'umukobwa wawe, ese ntabwo uyu muhungu mwaba mwaramwanze wenda mukamushaka kwica isezerano, ariko impamvu nyirizina ari uko mwamwanze mu mpera ko ka microphone nako akaba ari uko wenda mukaba muri gushaka izindi nzira zo kugira ngo mwishe isezerano, ariko uyu muhungu mukaba mwaramwanze? Ntago twamwanze kuko ntabwo twigeze tunamubona. Niba ubonye umuntu rimwe wajya kwanga umuntu gute? Yaje rimwe atubwira ko bakundana, yongera kugaruka bwa kabiri, tumuhamagajeho nk'umuryango kuko tumaze kumva ngo ibyo bintu byo kujya muri Oman twagize ikibazo gikomeye, biba ngombwa umuryango uraterana, turamuhamagara kugira ngo atwikure mu maso. We yaratubwiye ngo kwa kabiri ngo azaza gufata irembo, yahise agenda agiye. Uwo muntu wamwanga gute mutarabanye ngo mumarane igihe? Mama mwaje muri iki gitondo, umukobwa wawe ese yaraye mu rugo iri joro? Yaharaye. Mwaganiriye se? Twaganira ariko nta kintu yigeze adusubiza. Ndagira ngo umpe ishusho yo muri iki gitondo. Ese umukobwa yabyutse, kubyuka murumva afite ubukwe, nta bandi bantu bo mu muryango se yaba yaratumiye? Byagenze gute kuri uno munsi kugira ngo namwe mwe mutigeze mufata wenda inzego zishinzwe umutekano zo mu mudugudu aho mutuye, cyangwa ngo umwana wanyu mumugumishe mu rugo? Ntabwo yabyukiye mu rugo, yabyutse ahita agenda, kubera ko twebwe ntago twari kujya kubwira inzego z'umutekano w'iwacu kuko twari tuzi ko ibintu byabereye hano ku murenge. Niyo mpamvu twongeye kugaruka ku murenge, kuko ariho ibibazo n'ubundi ejo byagize gute byabereye, kugira ngo turebe twiyambaze umuyobozi nshingwabikorwa waho, turebe icyo yatufashamo. Hako nawe aradushwishkurije. Mama tugana ku musozo, mutifuza ko uyu musore yababera umukwe ni yihe impamvu? Ntabwo twebwe umusore ntabwo twamwanze, ntabwo umusore twamwanze, ahubwo bwite turashaka kumenya ngo umwana wacu agiye he, umuryango nk'ababyeyi agiye he. N'uwo musore agaragaje umuryango akaza mu buryo bwiza, ntabwo twabura kumushyingira. Yego. Ibigenda byo kuvuga ko wenda ngo hajemo ibintu by'amasengesho, akaba wenda ibyo yababwiye ko utekereje uburyo uvuze ati bahuye muri iki gihe kingana gute, nta mezi yabamaranye, nta buryo bamenyanye, ngo ahubwo byabereye mu byumba by'amasengesho, kari ubuhanuzi. Byagenze bite? Tubwire nyirizina. Twabyumvaga umwana bitubwira. Umukobwa wanjye yasengeraga ahantu kwa Bosco,
kwa Bosco hariya hepfo ya Ntuza Nyamirambo. oya hano hepfo kuri sitasiyo urwo rusengero baza kugira gute baza kurufunga bamaze kurufungaho kugira ngo wenda bajye kureba n'izindi sengero basengeramo bayoboka kugenda basengera hehe mu ngo ubwo rero aho ngaho mu ngo ngo niho ngo Imana yagize gute ngo yamumuhereye mu cyumba cy'amasengesho ngo mu byumba by'amasengesho niyo mpamvu no kumukora bigoye cyaba bigoye umuntu yafatishije ubuhanuzi ntago byoroshye bigoye uyu munsi umwana wanyu ntabumva wenda nk'ababyeyi ntago byakabasabye n'izi mbaraga zose ntatwumva nk'ababyeyi ntabumva impungenge bundi bajya bavuga ngo uyu mwana ngo atubashye ababyeyi naho yajya hose kandi urugo ruba rubayeho nk'ababyeyi niwe mwakamuhesheje umugisha uyu munsi muranababaye turababaye cyane ubwo muri kurubona gute biramutse baye ku ngufu bikaba kagenda urwo rushako rwe rwose nka mama wamubyaye umaze imyaka muri ibi bintu nge narwo urwo rushako sindubona nkurikije ingo z'iki gihe ari nayo mpamvu mvuga nti nta kuntu wakohereza umwana ahantu utazi ejo bazarwana ejo bazagira gute haba hagomba kuzaho ibintu by'umuryango ngo muganire cyangwa bakarangiza gukora nk'ayo manyanga gutyo bagahita bajya no muri Omani bikurikiye kuko uwo muhungu aranamuruta hari n'ikigendereweho kugira ngo yenda mbega twagize impungenge nyinshi ariko zirenze urugero yego urakoze reka tugushimire ni ukuri namwe murakoze Alo Ire neza Fabiola amahoro amazina yanjye nitwa Jadamuro Alo Mazina yanjye nitwa Jadamuro ndi umunyamakuru Yego hari inkuru twari tumaze kuganira n'ababyeyi bawe n'umuryango wawe uvuga ku kibazo cy'urushako ko waba ugiye gukora ubukwe mu murenge ariko batabizi utarabibamenyesheje ndetse utarabereka n'umusore baba bagiye kubantwaye twumve ku ruhande rwawe uko byifashe bimeze bite yaraje kwiyerekana mu rugo kubivuga ko batagusinyiye ugashaka ubundi buryo we waba warasinyiye nande impamvu wowe ubona ko badashaka kugushyigikira mu bukwe bwawe ubona ari iyihe ntabwo babishaka rwose ni uko banze umusore se ntabwo numvise neza ni uko baramwanze ibigendanye no guca mu irembo byo mwari mwateguye umusore bikarangira abahindutse ntaze byo bimeze bite byaba ari ukuri Alo nibo babyanze nibo barihagaritse byateguwe ariko bararihagarika ku ruhande rwawe wahisemo kuba mwakora umurenge cyangwa se mugasezerana mu murenge bo nta ruhare babigizemo ni icyemezo wishimiye ahubwo nuko bo batashaka ahubwo nuko bo batabishaka ariko bazifuje nabo njye ntabikunda kurushaho uteganya kuzakora ubundi bukwe nyuma y'umurenge cyangwa se ni nyuma y'umurenge urahita ubana n'umugabo wawe uteganya ko abazaguhagararira batari ababyeyi bawe ari abahe ni abaguhagarariye uyu munsi nibo bazabuhagararira nibo bazabuhagararira
ese nkaho uba ufite amakuru igituma banga uwo musore mugiye kubana ni ikihe icyo utekereza cyangwa se n'icyo uganira nabo kuko n'ubu munsi waharaye igituma banga uwo musore ni ikihe naraye hehe kandi narindi mu rugo yego nyine waraye mu rugo niho waraye nyine uba ufite amakuru nyine yabo mu rugo nyirizina igituma banga uwo musore ni ikihe nuko batamushaka nicyo ngicyo ntabwo wamenye kandi ntabwo bagomba kuguhitiramo ibigendanye n'uko waba ufite gahunda y'uko uwo musore agiye kukujyana muri Omani kandi bakaba bagaragaza impungenge z'uko abajya muri Omani abana b'abakobwa cyane bitagenda neza arazi nawe ntazi arajya hatazi nta gahunda yo kujya muri Omani ufite nayo se ntayo ese wenda nahwenda kujya kuko nawe ntahari waganiriye n'ubuyobozi kuba uyu munsi mugiye gusezerana ababyeyi batarabyifuze bataranabishaka bagakoresha ibishoboka byose ngo ubukwe buhagarare wasinyiwe n'abahe bantu bahiswemo kugira ngo ariko ibyo bintu koko sawa turagushimiye tangaje ko ikibazo ari mwebwe mwanze ndetse n'iryo rembo ryari kuba ariko mwebwe mukarihagarika iby'umukobwa watangaje abivuga iki njye by'umukobwa wanjye atangaje urumva bitewe yuko mbona ko umukobwa wanjye ntabwo agifite ubwenge butekereza ibintu ibyo ari byo byose nubwo yamubwira ati fata buno burozi ugenda urangiza iwanyu yabikora yego uyu munsi we ubona ko nyine nta bwenge bugitekereza akigira nk'ubu hari ahantu afite akazi kuva bamenyana n'uwo muhungu nta nubwo yongeye kwigurira n'amavuta yo kwisiga urumva ahembwa agira gute ahembwa ahereza uwo muhungu umva asigaye arwanira na rukotoro n'abana banjye kandi byose ahereza uwo muhungu ari nayo mpamvu nk'uko uriya muyobozi avuze ngo ibyo ngo nanagenda akaruha ngo azagaruka mwakire ubu tuvugana ni umukobwa wanjye ariko hari ibyo ashobora kunagenda yangije kuko ndabizi bafite iki urugendo rurerure niyo mpamvu ntabwo yagaruka ngo mwakire ntamwakira kubera ko ndi umubyeyi kuko ntamwakiriye n'ubu ngubu ntabwo naba ndi kumwirukaho ntamwakira yego reka tugushimire wenda ikiba gituye dukora inkuru ni ukugira ngo inzego zibishinzwe wenda niba hari amategeko yisumbuyeho agaragaza uburenganzira bw'umubyeyi ku mwana we ese n'ubuhe isezerano rijya gukorwa hagati y'abantu babiri abaryemeza cyangwa se abagomba kurikonfirma agomba gutuma ribaho nabahe nibyo wenda dutegereje wavuga nimero zawe za telefone kugira ngo wenda niba hari urwego rukuriye uyu munsi rwabona rukaba rwifuza kugira icyo rwahita rubafasha direct rwabahamagara 0784 666 73 usubiramo rimwe 0784 666 73 yego hari icyo ashaka kuvuga uyu mupapa yego mu by'ukuri icyo nshaka kongeraho ngewe nabasabaga yaba itangazamakuru tuzi ko ari umubyeyi uhagararira igihugu cyacu rwunganira igihugu cyacu nk'uko no mu mategeko nk'uko tumaze iminsi tubyumva yaba nyakubahwa perezida wa repubulika yaba perezida w'urukiko rw'ikirenga habaho ikintu bita ubuhuza twasabaga ko inzego zibishinzwe zakangurira inzego z'ibanze kujya zibasha kugira ngo zijye zihuza imiryango kugira ngo zikoreshe iterabwoba nicyo kintu twabasabaga nicyo ngicyo twabasabaga yego urakoze turagushimiye